Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Mwebwe tubana mu mwanya wa nibature buri gitondo. Wowe uri hano mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara, abari hanze y'igihugu cyacu, bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Yesu Kristo ashimwe. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Iki gitondo tubyutse duhereza Imana icyubahiro, anishimwe. Imana izinze ijoro ikazingura amanywa. Imana ishimwe cyane, Imana yatwimanye, Imana iturengeye, Imana ikoze imirimo n'ibitangaza. Hereza Imana icyubahiro, banza Imana muri gahunda zawe, aho werekeje ongera ubwira Imana ikubanzirizeyo, mu kazi kawe, muri proje zawe, mu rushako rwawe, mu bana bawe, mu byaho we byose, mu muryango wawe habanza Imana. Imana ishimwe. Mwa kino gitondo ndakwingiza ugambirire neza, wumve unejejwe n'Imana mu mutima wawe, ugume muri Yesu Kristo, uyoborwe n'umwuka wera. Imana ishimwe. Rero iki gitondo ni igitondo kidasanzwe. Abaryamye bose iri joro siko babyutse, niyo mpamvu nakwibutsa gushima Imana ukayihereza icyubahiro. Hari ababyutse barwaye, hari ababyutse bababaye bari kurira, hari ababyutse bari mu gahinda gatandukanye babuze ababo, hari n'uwaryamye ariko muri iki gitondo abyutse bukeye nyine we yasinziriye, ategereje kuzakanguka ku muzuko. Rero nakubwira ngo wowe ugihumeka umwuka w'abazima ujye uhereza Imana icyubahiro, kandi muri gahunda zawe zose ushyira Imana imbere, bizagutera kwicara wumva unezerewe Imana. Turacyari rero muri teme yacu guha agaciro igihango dufitanye na Yesu Kristo. Guha agaciro igihango dufitanye na Yesu Kristo. Icyo gihango ni amaraso yatumeneye i Golgota. Icyo gihango ni ukubwo yitambyeho igitambo kizima. Njyewe nawe ntabwo twari bubishobore, kuko nawe urabizi inshuro ucumura ntiwanazibara, ariko Imana ishimwe ko Yesu Kristo yabaye igitambo kizima akamena amaraso. Ayo maraso ya Yesu Kristo akaba ari yatweza ibicumuro, ngo abantu gutamba ibitambo by'amapfizi y'inka, by'amapfizi y'ihene n'intama byari byananiranye. Abakene baza kubaho babayeho. Amategeko ya mbere aravuga ngo bajye bashaka inuma n'intungura. Abo bakene nyine banyakujya. Birashoboka ko nawe uri umukene utari bwigondere impfizi y'inka uyu munsi, cyangwa se ngo wigondere umwana w'intama cyangwa uw'ihene. Buri kucumuye, buri kutukanye, buri kugambiriye nabi, buri gihe, buri gicumuro cyose cyakurwagaho n'igitambo. Ugatamba igitambo cy'ibyaha byawe, ndetse habagaho no gutamba ibitambo by'uko turi amahoro. Ibitambo byari byinshi. Buriya bari abasogokuruza ba mbere banyuze nabo mu ikosi ritoroshye, ariko rero Yesu ashimwe kuko twe turi ku ngoma ya Mesiya. Ikibazo ni uko dukerensa agakiza, tugakerensa igitambo cy'amaraso ya Yesu Kristo, ugasanga abantu bose bakomeje kwibera muri nta kazaza, akumva yuko bitazagira iherezo. Ni byiza rero ko uyu munsi ukanguka muri iki gitondo uvuga ngo kuba ndiho ni Kristo. Kuba mbasha gukurwaho ibicumuro ni ukubera urukundo rwe. Kuba mbasha rwose gusenga ni ukubera Yesu, kuko kera ntago byari byoroshye. Wabanzaga gushaka umutambyi, n'ituro ryawe n'icyo gitambo cyawe, ariyo iyo ntama, ariyo impfizi y'inka nziza, ariyo iyo hene. Ndetse abakene banyakujya bakazana iyo numa y'intungura, inuma bakayizana. Ntago byari byoroshye kwiruka mu ishyamba ugafata inuma itakomeretse, itagize ikintu na kimwe iba, ngo uyizanire umutambyi. Ubwo urumva aba bana n'ubumuga bari
bube babayeho bate, ariko Yesu nashimwe ko yarebye mu ngeri zose, akareba mu banyamibabaro, akareba mu bakene, akareba mu batibashishije, mu bafite ubumuga butandukanye, akavuga ngo reka ntambe igitambo kizima. Nakubwiraga ngo rero ujye uha agaciro dufitanye na Yesu Kristo, igihango cy'amaraso ya Yesu Kristo yameneye i Golgotha. Nyemerera uyu munsi twihute dusome ijambo ry'Imana, igitabo cy'Abaheburayo, ibice 9, turasoreza ku murongo, tuvuye ku murongo wa mbere turasoreza ku murongo wa 14. Munyemerere ntimurambirwe, dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'igihango cy'amaraso ya Yesu Kristo, tujye tugiha agaciro. Ititire y'ijambo iravuga ngo ibitambo byo mu isezerano rya mbere ntibyari bihagije. Imana ishimwe, ntabwo byari bihagije Yesu Kristo ataraza ngo akumenera amaraso. Twihuse, isezerano rya mbere naryo ryari rifite imihango y'ubutambyi, rifite n'ahera h'isi. Kabiri, kuko hariho ihema ribanzirizwamo, ryarimo igitereko cy'amatabaza n'ameza n'imitsima iyateretseho imbere y'Imana, rikitwa ahera. Gatatu, kandi hirya y'inyegamo y'umwenda wa kabiri ukinze hariho ihema, hitwa ahera cyane. Aho hariho icyotero cyacuzwe mu izahabu, n'isanduku y'isezerano yagirijweho izahabu impande zose, irimo urwabya rw'izahabu rurimo manu, irimo na ya nkoni ya Aroni yapfunditse uburabyo, nabyo na bya bisate by'amabuye byanditsweho isezerano. Gatanu, hejuru yayo hariho abakerubi b'icyubahiro bateye igicucu intebe y'imbabazi, ariko ibyo ntitwakwirirwa tubirondora nonaha. Imana itugire neza. Gatandatu, icyakora ibyo bimaze kwitegurwa, bityo abatambyi binjiraga iminsi yose mu ihema ribanzirizwamo kugira ngo basohoze imirimo yabo. Karindwi, ariko mu rya kabiri ryo hakinjiramo umutambyi mukuru wenyine rimwe gusa uko umwaka utashye, ariko ntiyinjiranagamo atazanye amaraso yo kwiturira no guturira ibyaha abantu batakoze nkana. Umunani, nuko rero icyo umwuka wera atumenyesha nuko inzira ijya ahera cyane yari itarerekanwa ihema rya mbere rikiriho. 9, ari ryo ryashushanyaga iby'iki gihe cya none, ubwo abakurikiza amategeko yaryo batura amaturo bagatamba ibitambo, bitakibasha gutunganya rwose umutima w'ubitura. 10, kuko ibyo hamwe n'ibibwiriza iby'ibyo kurya no kunywa no kwiyiriza no kujabika iby'uburyo bwinshi ari amategeko yo mu buryo bw'abantu gusa, yategetswe kugeza ku gihe cyo gutunganywa. 11, ariko Kristo amaze kuza ahinduka umutambyi mukuru, Imana ishimwe, w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki. Ibyo ni ukuvuga ngo ritari iryo mu byaremwe
ibi kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye amaze kutubonera gucungurwa ku iteka. Imana ishimwe. Nuko nanone ubwo amaraso y'ihene n'ay'amapfizi n'ivu ry'inka yiriza ayo minjiriwe ku bahumanye ko byeza umubiri ugahumanuka, nkaswe amaraso ya Yesu Kristo yatambwe Imana atagira inenge kubw'umwuka w'iteka, ntazarushaho guhumanura imitima yanyu akayezaho imirimo yipfuye, kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Imana ishimwe cyane. Izi ni inkuru ndende, ni ijambo risobanuye agaciro k'amaraso ya Yesu Kristo, igitambo kizima uhereye kuri 11. Ntabwo Yesu Kristo yanyuze muri rya hema, ahubwo we yanyuze mu ihema ritaremwe n'amaboko n'intoki z'abana b'abantu. Imana ishimwe cyane. Ikintu ijambo ry'Imana ritubwiye risoza nuko amaraso ya Yesu Kristo yonyine ariyo abasha kuduhumanura kugira ngo tubone uko dukorera Imana yacu ihoraho. Imana ishimwe. Nakubwiraga ngo dufitanye igihango na Kristo kubw'amaraso ye yamennye, kubwo urukundo rwe, kuko yaje kugira ngo nge nawe duhumanuke, kubw'iby'amapfizi n'amasekurume, abana b'intama, kubw'inuma n'intungura byari byananiranye. Yesu Kristo yamennye amaraso kugira ngo nge nawe nitujya dusenga tukakira agakiza, ayo maraso aduhumanure, ayo maraso adukureho kiranurwa kose. Kandi ayo maraso iyo Imana yaturebeyemo ibona ari igitambo cyoswa, ibona ari igitambo kizima, igitambo cy'ibyaha, igitambo cy'amategeko, igitambo cy'uko turi amahoro. Imana iturebera muri ayo maraso tugahinduka abakiranutsi. Imana ishimwe. Imana ibaho umugisha. Shalom shalom. Muhahe muronke, mugendane n'Imana. Igitambo cy'amaraso ya Yesu Kristo gikomeze kibe mu ruhanga rwawe. Shalom. Ineza yawe